tugiye umwanya mwiza rero kadufatanye ijambo ry'Imana bafite Bibiliya dufatanye amagambo ari muri Matayo igice cya 11 abafite Bibiliya Matayo igice cya 11 Matayo 11 turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo ndetse ngo Yohana umubatiza atuma kuri Yesu. Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni we wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Nayo magambo wenda turebe n'indi iri muri Timoteyo wa 2 kugira ngo bashe gukoresha umwanya wanjye neza. Amasaha tuyakoreshe Timoteyo wa 2 ni igice cya mbere. Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 14. Umutwe w'iri jambo randitse ngo Pawulo ahugurira Timoteyo gushikama mu byo kwizera. Umurongo wa 14, Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 14. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo, Imana ibaha umugisha. Nayo magambo tugiye kwifashisha muri uyu mwanya kugira ngo twumve icyo umwuka avugana n'imitima yacu. Iyo duteranye Imana ibifite ibyo yaduteguriye. Imana hari icyo iba yandarikiye, nayo hari icyo iba yakurarikiye, kandi hari impamvu Imana yashyizeho ibihe bimeze bitya. Ibi ntabwo ari ibyacu muri iki gihe turimo, n'abatubanjirije nabo bagiraga ibihe byo guterana. Iyo ugiye mu isezerano rya kera usanga ko Mose yajyaga agira igihe akabana n'Imana, yarangiza agasohoka akava imbere y'Imana akajya mu Bisiraheli akabegeranya, akababwira ati nimwumve uko Uwiteka yabantumyeho, akabaha amategeko, akabaha amabwiriza, uko Imana ibashaka, uko Imana igiye kugendana nabo. Rero ntabwo ari ibya nonaha ugakomeza ubwoko bwa Isiraheli ndetse n'abagiye bakurikiraho bose uko bakozi b'Imana. Twagiye tubona ba Eliya, ba Elisa, bose abo bantu bagiraga igihe cyo kugira igihe batanga amatangazo mu bwoko bw'Imana, bakajya mu cyo bitaga mu ihema ry'ibonaniro, abandi bakajya kutununga kugira ngo bumve icyo Imana ivugana nabo. Ku kanunga habaga ari ahantu hatoranijwe hitaruye mu bantu, bakagenda kugira ngo bumve icyo Imana ibabwira. Natwe uyu munsi no mu gihe cya Yesu hariho amasinagogi, abafarisayo n'abasadukayo bavugiragamo ijambo, kugeza ubwo Yesu nawe yaje akajya ajya mu masinagogi akavuga y'ubutumwa bwiza, akaburira abantu, akabereka inzira yo kunyuramo, yarangiza ndetse agakora n'imirimo n'ibitangaza. Rero natwe uyu munsi wa none niyo mpamvu duterana gutya, duterana kugira ngo dukomeze twumve icyo Imana ivuga. Amen. Uko turushaho guterana niko Imana irushaho kudutumaho amagambo yayo, kandi aya magambo idutumaho nadushoboza, atubashisha kugira ngo uru rugendo turimo tubashe kurukomeza. Kuko twicaye tudafite amakuru duhabwa n'Imana, urugendo rwatugora, rwatunanira. Uyu munsi rero ijambo tugiye kuganiraho ushobora kubyibaza, nanjye narabyibajije,
nkibaza igihe turimo tugenda tubona abantu benshi batandukanye mu matorero n'amadini ataramwe, abantu bagenda batakaza kwizera, abantu bakava mu byizerwa, umuntu ukaba ari umuzi ari umukristo mwiza, ikindi gihe mwahura kumva ibintu biva muri we ugatangara, uko ari ubizi ari umuhanuzi mwiza, wahura nawe ukibaza ibyo yavugaga n'ibyo ahagazemo munsi ugasanga ibintu bibiri bitandukanye, ukibaza ngo ni iyihe mpamvu? Ese Imana irahinduka ku buryo ihamagara ikaduha agakiza, ikatugira ubuntu, tugahagarara tukayihamya, tugahagarara tukavuga ngo turayishima, tugahagarara tukayivuga ibigwi, ikindi gihe tukayivuga amagambo atandukanye nayo twayivuze? Ese Imana igira igihe ihinduka ikadutengwa nk'uko umuntu atenguha mugenzi we? Uyu munsi nshobora kuba mvugana na mwene data, twavugana nkamuvamo, twavugana nkamuvuga nabi, nkamumenera amabanga, icyo gihe biragoye ko tuzakomeza kuba inshuti, siko kuri? Ese ko Imana ari inshuti nziza, Imana yaba ihemuka bigatuma abantu bagera bakaba bati Imana yaramemukiye, ntabwo nzongera kuba inshuti nayo? Ni ikibazo, ni ikibazo. Muri iryo yereka yavuze ngo tugitangira urugendo twari benshi cyane, twari benshi cyane pe, ariko ngo uko urugendo rugenda ngo bamwe bagenda basubira inyuma. Ni ikihe kibazo? Ese ni abakozi b'Imana, ni abapasitoro bashumbye, ni abapadiri, ni abavugabutumwa batavuga iby'Imana nk'uko bikwiriye? Ese ni ikihe kibazo? Amen. Ibyo bintu narabyibajije, nawe wabyibaza, n'undi wese yabyibaza. Ese umuntu mwicaranaga aho ngaho kutakimubona nuko yagize transferi? Ese nuko wenda ari akazi, cyangwa gusenga no kubana n'Imana no kubaha Imana yabivuyemo yarabiretse? Imana itugirire neza. Ibyo bintu rero tugiye kuvuga ku magambo y'Imana, nawe nidusoza uraza kumva koko ese ibyo nge nahishuriwe, nawe urasenga Imana, nawe ushobora kuza kubwira ibindi. Ariko reka mbabwire igihe tugezemo, igihe dusohoyemo, ubundi nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe yatuma utakaza icyo wahawe. Pawulo yandikiye Timoteyo mu ibice bibiri, mu Timoteyo wa kabiri kuri iki gice cya mbere kuri uyu murongo wa 14, avuga ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera ukurimo. Haleluya. Ese ikibitsanyo cyiza nabikijwe, wowe icyo wabikijwe? Hano iyo tugeze aha abantu batavuga ati ni uguhanura, ni ukwerekwa, ni ukugira gute, ariko ibitsanyo byiza twabikijwe, dufite ubuntu bw'Imana twamenye, icyo ni ikibitsanyo cyiza nahawe, nabikijwe. Dufite urukundo rw'Imana, ibyo ni ibintu Imana yaduhaye. Ibyo rero twabikijwe, dukwiye kubirindisha imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Amen. Kugira neza wabikijwe, icyo ni ikibitsanyo wahawe. Haleluya. Ubuntu ubugwaneza Imana yaguhaye bikururira abantu benshi kuri Kristo. Ubugwaneza Imana yaguhaye bituma abari bacitse intege bagaruka mu bwiza bw'Imana. Yewe rindisha ubwo bugwaneza umwuka w'Imana yaduhaye. Amen. Rero ibintu bitandukanye wareba uyu munsi, ntabwo ndi buvuge byinshi, kubera igihe, ariko bibiri byo ngiye kubivuga ntatinze, kuko ni ibintu by'ubuzima busanzwe, ntabwo ari ibintu bifite amayoberane menshi, ni ibintu by'ubuzima bisanzwe. Haleluya.
ntabwo satani arwanya kugira ngo udatera imbere, ahubwo satani ari kurwana kuri cya kindi cyo mu buryo bw'umwuka. ntabwo satani ajya arwanya ibi bigaragara turebesha amaso, ahubwo hari ikintu kiri muri wowe satani ariho arahiga. Amen. Herode ubwo Yesu yavukaga ngo bakajya kumuramya, yabwiye abanyabwenge arabwira ngo muzagaruke. Mu by'ukuri ngo Herode si impuhwe z'uko yari agiye kuramya uwo mwana, ahubwo nuko yari atewe ubwoba n'ikintu bamuvuzeho, bamubwiye bavuze ku mwana. Amen. Icyo gitera Herode ubwoba, bimutera guhiga Yesu. Habaho itegeko, Herode yica abana bakivuka kugeza b'imyaka 2, kuko yaragereranyaga akavuga ngo byanze bikunze uyu mwana ari muri iki gika. Ntabwo rero yashakaga kwica umwana wa Yosefu na Mariya, ahubwo yashakaga kuburizamo icyo yari yumvishe kuri Yesu. Amen. Ntabwo satani ari guhiga inzu zawe, ntabwo ahiga business, ahubwo arahiga wowe. Kandi kugira ngo agere kuri wowe hari ibintu anyuramo kugira ngo abashe kugera muri cya kindi cyo muri wowe, ahera kuri bya bintu byahinyuma. Imana itugire neza, kandi Imana imfashe tubashe kumva icyo umwuka w'Imana ashaka kuvugana natwe. Ngo tugitangira urugendo twari benshi. Indi ndirimbo iravuga ngo intangiriro y'uru rugamba yari yoroshye. Yari yoroshye kwitanga, twese wabonaga abantu bose bafite ishyaka. Yari yoroshye kuririmba, abantu bose bari bafite ishyaka. Yari yoroshye gukora isuku, abantu bose wabonaga bafite ishyaka. None se ibyo ryagiye rijya hehe? Rya shyaka ryabiraga ryagiye rijya he? Ndetse ngo kuri iyo ntangiriro y'urugamba uko rwageze hagati, ngo rwohishe benshi ngo bamaze, ngo ariko n'ubundi dukomeze kuko abapfa bazapfa ariko urugamba rwo ntiruzigera. Turakomeje. Amen. Imana itugire neza. Rero satani kugira ngo abashe gushyikira ikiri muri wowe, kuko nicyo cy'umumaro, kugira ngo abashe kugera kuri icyo ngicyo rero kiri muri wowe, hari ibintu nabwiye ngo ni 4. Menya kandi usobanukirwe intwaro satani ari gukoresha kugira ngo bya bintu twibaza tubirebesha amaso, kugira ngo agwishe abantu, kugira ngo avane abantu mu byizerwa. Tugiye kureba ibintu 2. Ikintu cya mbere satani akoresha ni ibigeragezo. Kandi ibi bigeragezo tukiri mu isi, ibigeragezo hari abantu bibaza, wenda twavuga ukibaza se ariko ibigeragezo batubwira bigeragezo ni ibiki? Ubundi bigeragezo ni ibirushya duhura nabyo mu rugendo bitari bimwe. Ni ibirushya duhura nabyo, indwara, gupfusha, ibisuzuguro bitari bimwe, ubukene. Ibyo byose ni ibintu satani azi ko nabyinjiriramo hari ikintu akora kumwizera, ariko umwizera nabyo turi bubibone ujya kubivamo kubera ibigeragezo. Imana imfashe iminota tubashe kuyikoresha kandi twumve icyo dukwiye kumva. Izi ndwara zitandukanye, inzara, ubukene, uburwayi, ibintu bikomeye bitandukanye ugenda uhura nabyo muri uru rugendo, ibyo ngibyo nibyo bigeragezo bituzengurutse. Kandi ibyo bintu uko ubyumva uko nguko, na Yesu aravuze ngo nta kizabibuza kuza. Ibyo byose, uburwayi, gupfusha, noneho satani araza akinjirira muri ibyo bintu, agatangira kutwereka yuko turi gusenga ntabwo twakabaye turi mu bigeragezo.
Imana yanyu irashoboye. Kubera iki wapfushije? Ubu hari abantu bari mu itorero binjira mu madini no mu matorero kugira ngo batazapfusha, ariko urupfu Yesu yarugize irembo. Siko kuri? Urupfu Yesu yarigize irembo. Kuva icyaha kinjiye mu isi, urupfu rwahise rutubaho akarande, ariko hashimwe Yesu waje akarumaramo ubukana bwari bufite, kuko ubu niyo dupfana ibyiringiro tukazabizukana. Haleluya, haleluya. Pfusha gute kandi nsenga? Ni gute iyi ndwara n'amasengesho nkora? Ni gute ubu bukene n'ukuntu mbi imbere y'Imana? Ni gute ibintu byanjye byose nyinjiramo bipfa kandi mba nasenze ntako nagize? Tukiri mu isi ibi byose tuzabinyuramo. Tuzapfusha, tuzashomera, imirimo wakoraga uzajya muri business bijya bizambureba, ariko ntabwo bikuyeho ko Imana igukunda. Nta nubwo bikuyeho ko rwose ufite ubusabane n'Imana. Haleluya. Ntabwo kuba rwose ibintu uri kureba imbere yawe bikuzengurutse ntabwo ari igisobanuro cy'uko watatira igihango na Kristo, ahubwo muri iyi nzira ibyo byose tuzabinyuramo. Zaburi ya 84 iravuga ngo abanyura muri cya gikombe ngo ahirwa bafite mu mitima yabo inzira zigana i Siyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bajya bagihindura ahantu h'amasoko. Haleluya. Kandi ubundi igikombe cya Baka wakabaye ugipfiramo, ariko ngo abafite inzira zigana i Siyoni iyo bageze muri icyo gikombe ngo bajya bagihindura ahantu h'amasoko, ngo ubundi imvura y'umuhindo ikakigaragaramo. Haleluya. Ariko ibihe turimo, ibihe by'akarindagiza iminsi ya nyuma, umuntu arakizwa akabazi ko atandukanye n'ibyago, arakizwa akabazi ko atandukanye n'amakuba. Oya, oya. Menya ngo iyo ntwaro Satani ari kuyikoresha ikikugezeho, usobanukirwe ko Satani ari guhiga kagakiza kari muri wowe, ari guhiga bwa bukristo bwiza buri muri wowe, ngo arebe yuko watezuka nawe wifate nk'abandi bose, arebe yuko watuka iyo Mana, kandi iyo ututse Imana ubutandukanye nayo. Imana itugirire neza. Ibigeragezo ibi rero nta kintu na kimwe kizabibuza kuza, nta n'ikizabibuza kubaho igihe cyose tukiri muri ubu buzima bw'aha mu isi. Yesu ajya gusubira mu ijuru, yarasenze asengera abigishwa be, arangije avuga ngo Data, simbasabira gukurwa muri iyi si, nubwo irimo ibirushya, nubwo irimo ibigoye, bagiye guhura n'ibikomeye. Arababwira ngo ese ngubwo shobuja yagize ibi, none abagaragu ibyabaye kuri shobuja abagaragu bo bizacura iki? Yesu byose yarabizi. Aravuga ngo simbasabiye kuyikurwamo, ahubwo mbasabiye kuyirindirwamo. Haleluya. Ngo Imana ibarinde umubi. Haleluya. Ngo mukomeze kuba mu rukundo rwanjye nk'uko mwarubayemo nyiri kumwe namwe, n'igihe mbakuwemo nimugume mu rukundo rwanjye. Ariyo mpamvu avuze ngo ngiye kuboherereza umufasha. Uwo nguwo niwe ubasha kubafasha mu bigeragezo muzahura nabyo, kuko muhuye nabyo mudafite umufasha ntabwo mwabasha guhagarara. Arabwira ngo ndagiye, ariko nimuhumure, ngiye kuboherereza umufasha. Haleluya. Rero tukiri mu isi, ibyo bigeragezo bitandukanye ntashobora kuvuga byose kuko ni byinshi muri iyi si. Ibigeragezo ni byinshi, ariko nikikugeraho ukabona kikugezeho, ujye uhagarara, ukenyere, ukomeze, uvuge ngo Satani aje guhiga icyo Imana yampaye. Haleluya.
Satani aje kwica ibyishimo Imana yaguhaye, kuko bimwe mu byo Imana igiha abizera igibaha impano yo kwishima. Haleluya. Nta mukristo ukwiye guhora azinze umunya, ukwiye guhora iryinyo riri kurindi, ukwiye guhinduka umurakare mu nzu y'Imana. Kubera iki mu rusengero asigarimo abarakari batangira kuramya agashyira ukuguru ku kundi akabareba nk'uri kureba filime y'ikiratini atumva, yararakaye, ibigeragezo biramwishe, kandi ari mu nzu y'Imana, kandi atanga icyacumi, kandi atanga amaturo, kandi atanga ubwitange, yarubatse urusengero, yarashyizeho amafaranga menshi, none bizinesi irapfuye, kandi yaraje yitanga miliyoni 5 mu rusengero. Ni gute Imana nyiha miliyoni 5 yarangiza bizinesi yanjye igapfa? Yesu atugire neza. Ni gute ntanga icyacumi neza bakabanyirukanye ku kazi? Ntabwo ibintu dukora ari ikiguzi duha Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibintu dukora ba Kristo bene data ntabwo ari ikiguzi duha Imana. Araha batabifite ndakubwiza ukuri kaba kababayeho. Niba umuntu aba ngo ngiye kwitanga cyane mu rusengero rwose bimenyekane, cyangwa ntibinamenyekana ariko nitange, Imana indindira abana, nitange Imana indindira ubutunzi, nitanga akazi kanjye Imana rwose ikarinde. Imana izakarinda kuko izi kugakeneye. Imana izakurindira abana kuko ariyo murinzi wo kwizerwa. Imana izakubera amaso kuko yagutanzeho igiciro gikomeye. Yatanze umwana wayo kubera wowe nanjye. Ntabwo Imana ikora imirimo kubera yuko hari ibyo twakoze. Imana ishimwe. Rero Satani akinjirira muri icyo kinyoma yateye mu bizera bamwe, akabereka ukuntu bitanze ariko ibyabo bikaba biri kuzamba. Yarangiza umuntu akajya amanuka, wari umukristo mwiza, wuzuye ubuntu bw'Imana, wuzuye guterana, uba mu nzu y'Imana, akavuga ati naje gusanga nta nicyo bimaze. Dore zimwe mu mpamvu hari abantu tutamenya irengero ryabo. Dore zimwe mu mpamvu zituma umuntu aba muri roboti imyaka 2, akimuka akajya muri Zayoni akamara 3, akava muri Zayoni akajya hehe, akava hariya akajya ye, agashaka umuhanuzi mama tumukunde, amezi 3 yashira akajya gushaka umuhanuzi Karori, ati bambwiye ko ari umuhanuzi ushyushye uri kubikora bigakoreka. Ariko reka nkubwire, Imana ikora mu gihe. Haleluya. Ntabwo guhinduranya amadini ari byo biduhesha gusingira ibyo turi kwifuza ku Mana. Amen. Ntabwo kuzenguruka abahanuzi ukabahatura ukabaha n'ibiguzi bikomeye cyane, ntabwo ari byo biguhesha gusingira akazi, gusingira urugo, kugira urugo rwuzuye amahoro, kugira ubutunzi bukomeye. Oya, oya. Haleluya. Rero imwe mu ntwaro Satani akoresha kugira ngo abantu b'Imana bave mu byizerwa ni ibigeragezo. Ibigeragezo bikaza bikisukiranya, waranze uti igihe nayikoreye ubu Imana imariye iki? Igihe nayi amajoro ndara, ibicuku ndara, ibintu byose koko ubu Imana inyituye kuntwarira umwana. Oya, ntabwo Imana ikwituye kugutwarira umwana, ahubwo tukiri mu isi ibyo byose bizatugeraho. Urupfu ruzatugeraho, nibikugeraho menya ko turi abagenzi. Uwo ngo waratashye, nawe urugendo rurakomeye. Nawe nugera hawe iminsi ya Imana yagennye, nawe uzatambuka, abandi bakomeze kugeza Kristo ahagaze ku bicu. Nibwo urupfu ruzarangira. Kristo ahagaze ku bicu nibwo intambara zizarangira. Kristo ahagaze ku bicu nibwo inzangano zizashira. Ariko tukiri mu isi, ibyo ni ibikoresho bitandukanye Satani akoresha
kugira ngo arebe ko hari abizera babasha gutakaza kwizera. Imana itugire neza. Ibi bigeragezo rero hari abantu benshi bigeraho bikabirarangiye pe. Umurimbyi waririmbaga neza burundu bikabirarangiye. Umukristo wari umukristo mwiza bikabirarangiye. Umuntu wirindaga bikabirarangiye. Ngo ntacyo byamumariye kwirinda, ntacyo byamumariye gukiranuka, ntacyo byamumariye gukora nibi. Ariko reka nkubwire, ibyo dukora tubikora kuko umwami wacu ni umwami w'ineza. Umwami wacu tuzi ibyo akunda n'ibyo yanga. Haleluya. Twajya mu rukundo yadukunze, twareba ko yitanze ku musaraba ku bwacu, natwe tukanga ikibi. Ntabwo twanga ikibi kugira ngo tumere nka ruswa turi gushyira imbere y'Imana. Ko abakristo bazi ko baha Imana ruswa. Ntabwo ari ruswa. Dukiranuka kuko dukwiye gukiranuka, kuko iyi nzira turimo, urugendo twatangiye ruzasoreza ku rurembo Siyoni. Kandi ku rurembo Siyoni kugira ngo umuntu azabashe kwinjira, nuko azaba yarakiranutse. Amen. Nuko azaba yarakoze icyo agomba gukora akiri mu isi, kandi akagikora akiranutse. Amen. Ntabwo dukiranuka rero kugira ngo Imana itugirire neza, kugira ngo Imana iduhe amafaranga menshi. Oya rwose. Yohana nawe byamubayeho. Ngo Yesu akora imirimo n'ibitangaza ari kumwe n'abigishwa be. Ngo Yohana arabyumva ari mu nzu y'imbohe. Ariho twasomye muri Matayo iki gice cya 11 ore ku murongo wa mbere. Noneho Yohana warangije atuma n'abigishwa be ati nimugende mumumbarize, ese niwe ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi? Kigeragezo munyururu wari umwumvishije, wari umuriye aho atari ku uyu munyururu ndimo, kandi akumva ko nta rubanza. Yohana mukomeje hasi ku murongo w'9, uzi icyo Yesu yasigaye ari kumuhamiriza amaze gutuma amagambo yamutumyeho? Yaravuze ngo mubabyawe n'umugore nta muntu uzigera uhana na Yohana. Haleluya. Yohana yari umukiranutsi, yari integuza ya Yesu, yiberaga mu butayavuga ubutumwa bwiza, abwira abantu ngo baharure inzira z'Uwiteka. Ariko igihe kiragera Herode amukubita mu nzu y'imbohe. Bimucanze avuga atari kubu uyu niwe navuze, uyu niwe nabatije. Ubu nkorera Yesu, ubu iyo nsenga aranyumva. Ese ibyaha ni ibyaha byanjye? Ese ubu nugukiranirwa kwanjye? Ubu se koko nta basambanyi bafite umubiri muzima, nta bajura bari aho ngaho bakibeje bakafunga bakabarekura, kandi ukaburana baraho nyine. None se nuko abakiranutse? Abantu bose bari hanze aha, Imana rwose irinzi haye imbaraga zikomeye igize ute, n'abantu se bose ngo kwako bubashye Imana? Oya. Umubyeyi iyo agaburira abana bose. N'umwana utamwumvira aramugaburira. Umwana yagusuzugura ukamubwira ngo nta biryo nzongera kuguha, yagusuzugura ngo nta na minerivare nzongera kugutangira. Umva urayitanga ukavuga uti ndayitaye, ariko ukayitanga. Yesu ashimwe. Uko niko Imana twese itubona. Haleluya. Iragabura, iduha buzima, iduha, ariko dufite itandukaniro. Haleluya. Nubwo tugendana n'imvura ikagwa twese, ikagwa mu mirima ya twese, ariko hari itandukaniro kububaha Imana. Yeremiya yabyibajijeho aravuga ngo Mana abakiranirwa baguwe neza, ngo warabateye bashora imizi, ngo barakura, ngo bagira ngo imbuto nyinshi. Ariko ahita yisubiza aravuga ngo ariko ubakure y'imitima yawe. Haleluya. Rero ntabwo ibyo bintu byose uzi bikuriwe n'ibyo wanyuzemo n'ibyo uri gucamo
ari igisobanuro cy'uko Imana yagutaye. Imana iri kumwe natwe amanywa nijoro. Imana itubereye maso, ntihunikira, ntigira iryama n'igisinzira. Irebye ku ruhande ku bwawe, ibyawe byakurangirana. Ituretseho gatoya twashira, ariko nukuri menya ngo Imana iri kumwe nawe. Ibyo bintu Satani azana akagutera guhinduka umurakare mu nzu y'Imana, akagutera kumva Imana ifashe ukundi, reka nkubwire ngo bwira Satani ko iyo nzira uzayinyuramo kandi uzayisoza, kandi ko icyo uharanira ari ingoma ya Kristo. Haleluya. Icyo duharanira ni ingoma ya Kristo. Ntabwo duharanira kubaka amazu menshi, ntabwo duharanira kuba ibimenyekana rwose, ntabwo duharanira, oya, turaharanira kwima ingoma ya Kristo. Noneho muri uru rugendo turimo, ibidukwiriye Kristo azajya bizana mu gihe cyagenwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Aho umva gutangiye kubihirwa n'agakiza, kongereka kuryohere. Agakiza ni keza, kuba mu Mana ni byiza, dufite ibyiringiro bya none n'iby'ahazaza. Amen. Dufite ibyiringiro bya none n'iby'ahazaza. Rero kuba mu Mana, kuba mu gakiza, kuba umukristo, kugendana gukiranuka, kugendana kwirinda, ubugwaneza, imbabazi, ibyo bintu ntibikagira ubwo bikuvaho kubera ibintu unyuzemo. Umuntu akaba ari umuntu uzi kugira neza, ariko ibintu anyuzemo avuga ati nzongere. Gira neza kugeza igihe Kristo azahagara ku bicu, kuko imirimo myiza yose dukorana urukundo, iyi mirimo izaduherekeza. Ntugakore imirimo myiza ngo abantu bayikomere amashyi. Ujye ukora imirimo myiza kuko ukwiye kuyikora, kuko uzi ko ari uzakugororera ku iherezo. Amen. Ukunde bose utitaye ko byagenze gute, kuko uzi ko urukundo nirurobanura, urukundo nirutekereza ikibi ku wundi, urukundo rutuma umuntu arenga ibintu byinshi ukazagera mu bwami bw'Imana. Kandi Imana izakugorora urukundo wagize, urugirira abantu bashobotse n'abadashobotse. Haleluya. Haleluya. Imana ibidufashemo. Imana ibidufashemo. Nuba ku gisasiro ukibaneho ibyiringiro. Amen. Ubwo ngo ndi ku gisasiro ariko Yesu wanjye ni muzima. Yesu wanjye ariho. Imana yanjye ishoboye byose. Imana yanjye ni rubasha. Haleluya. Kuba ndi ku gisasiro ntabwo bivuze ko Imana idakiza indwara. Kuko ndi ku gisasiro ariko hari ibihumbi biri kuzamura icyubahiro ngo Imana irakiza. Haleluya. Uri kwitotomba washaririwe, Imana wayitutse ibibaho n'ibitabaho. Imana inyimakazi ubusekazi ubundi zakagira ite. Hari abandi bavuga ngo Imana ishimwe yamaye akazi gakomeye. Urumva, Imana rero yizere kuko ni Imana y'urukundo, ni Imana y'ubuntu. Ntabwo ibintu byose dukora ari ikiguzi, ahubwo tubikora kuko tuzi ko ari inshingano, kandi tuzi ko ari ingororano, ni amakamba turi gushyira ku kwizera, ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Amen. Niyo mpamvu kwizera kwacu twizera Imana, tugakunda Imana, tukongeraho n'imirimo, tukamenya bene data barushye, tukamenya bene data bashonje, tukamenya inzu y'Imana iriho umusaka, twaba ngo biragatsindwa yuko inzu y'Imana itondwaho n'umusaka, tukagira iryo shyaka. Ariko atari uko, ntabwo tubikora kubera ko ari naho hantu mu gihe cyashize wenda umushumba yakunda kuvuga ati abantu bavuga ngo nibabikore kuko Imana yabagiriye neza. Oya. Njyewe nawe icyo twakora cyose Imana tubikora kuko tuzi ko ari ingororano, ari amakamba tuzahemberwa ubwo tuzaba turasutse mu rurembo rwo mu ijuru. Amen. Icya kabiri, kugira ngo amasaha abayiruka, icya kabiri gituma abakristo bava mu byizerwa, Satani icyo nacyo ajya ashingaho umuzi
kavuga ati ahangaha ngiye kuhafatira abakristo. Amen. Navuze abakristo ube uri umukristo muri Rehoboth, ube uri muri Katolika, ube uri muri ADPR, ube uri muri Anglikani. Ntabwo ndi kuvuga aba Rehoboth, ndavuga muri rusange. Intwaro Satani agenda arashisha abantu b'Imana batazi kumenya intumbero bafite, batazi kumenya nyamukuru ku buzima bwabo ari ikihe. Icya kabiri ni amasezerano. Amasezerano. Ubuza abantu baguye kubera amasezerano. Uza abantu barambitse bavuye mu nshingano kubera amasezerano. Kandi burya isezerano ni umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana nta ruhare tuwufiteho. Ni ikintu Imana yagutekerejeho, ni ikintu Imana gusa yarebye ikavuga ngo uyu mwana wanjye iki ngiki reka nyimubwire, ikakikubwira kugira ngo nuhura n'ibigutoneka mu nzira rya sezerano rijye rikomora. Haleluya. Uhuye n'ikigutoneka ariko uvuge ati oya, Imana yangambiriyeho ibi ndakomeje. Haleluya. Imana imfitiye ibi ngibi, oya Satani we ndakomeje. Haleluya. Buri sezerano ntabwo rikwiye kukugusha, ntikwiye kungusha, kuko nta ruhare mbifiteho. Ntabwo nayibwiye ngo mbwira rero, ahubwo yo nagiye kumva numvira mbwiye ngo mwana wanjye nzakugirira nya, mwana wanjye nzakora ibi. Ntabwo ibyo bintu rero bikwiye kuba binkura kuri ya Mana yavuganye nanjye, ahubwo iyavuganye nanjye nzi ko ijya kubimbwira yari izi n'igihe izabikorera. Amen. Ntabwo nkwiye kwibwira ngo mu myaka 2 ishize ubimbwiye, kuko ntabwo nzi se uwo mugambi w'Imana nzi yarawugambire kuzansoraho ryari. Amen. Imana yaravuze, Imana yakubwiye ukuntu igutekerezaho, yakubwiye icyo izakugira cyo. Wowe rero hagarara mu mwanya wawe, nuhura n'ibishaka kukuvana mu nzira ubwire ngo Imana yavuganye nanjye, isezerano riza kugira ngo rikomeze umukristo, ntabwo riza ngo rimugushe. Ariko Satani ni imwe mu ntwaro aza agakoresha akereka umukristo ko ibintu bitinze, akamwereka yuko ibintu ko imyaka irahise. Ubuze imyaka umaze Imana ikubwiye gutya, ubu birihe? Uzi ukuntu Imana yakubwiye icyubahiro, ariko reba ubu se kirihe? Ariko muri mbya yaririmbye ngo imyaka 1000 kuri wowe, kuri twe ni umunsi umwe. Imyaka 1000 Imana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe gusa. Amen. Imyaka ingahe? Ni umunsi umwe kuwiteka. Niyo mpamvu udakwiye kugushwa no kubara imyaka 5. barasibara abibara usara icyo yavuga yababa we 10 irarangiye koko, ivugana nanjye. Ariko iyi ni Imana cyangwa izabikora sifite ubasha n'ubushobozi bwose. Nashaka yashire 20, nashaka yashire 30. Icyo nzi nuko imyaka 1000 kuri twe wenda harashira imyaka 5 iri kwiremera ubuhamya. Wenda iri kwiremera ubuhamya kugira ngo n'abandi bazayizere. Awi kugira ngo nuvuga n'abandi bazayizere. Reka imara imyaka 5 kwa Mariya na Marita yareretse biranuka, irangije iraseruka kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Batazajya bahora ngo bavuga ngo Yesu akiza abarwayi gusa. Noneho reka n'abazutse bazuke. Amen. Haleluya.
bene data twagize umugisha. uru rusengero yitwubakira direct twari ku nta buhamya bwari kuba buhari, ariko imbaraga z'abantu zinaniriwe ndavuga ngo ndaserutse. Amen. Amen. Haleluya. Yavuze yaravuze. Nukuri kandi niyo kwizerwa ibihe byose. Barembye yashoje ibyambere n'ibindi bizaso. Ikisi ibyambere byaso. Iby'abandi bigaso. N'ibyabo bizaso. Haleluya. Amen. Ndimo ndagera ku musozo kuko ibi nibyo bibiri byonyine ndi buvuge. Ikindi gihe ubwo ni numva mbiyobowemo na biriya bindi bibiri nabyo nzabibabwira, ariko ibi ngibi birashoboka ko ari byo byari bitangiye kudukurura, twagiye twenda kugwa ku manga. Imana itugire neza, birashoboka ntabwo mbizi, ariko nta nubwo ijambo ry'Imana rijya rimanukira ubusa, rimanuka kubw'impamvu kandi uryumvise akaryumva naye kubw'impamvu. Amen. Aya masezerano rero barembye ngo ashobora gutinda cyangwa ngo ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, byose irabikora. Ishobora kugusezeranya bikaza vuba, ishobora kugusezeranya imyaka igahita. Sara na Abrahamu Imana yabasezeranije bigishoboka, bigeraho bitagishoboka ikivugana nabo, aho bitagishoboka ikivugana ibabwira ngo kugeza ubwo bazatereka twiyaranje ibi bintu by'Imana turabona bitagikunze. Sara arabwira Abrahamu ati pe gerageza urebe kumuja turebe ko tumukuraho akana, kuko ibyanjye byo byararangiye. Kandi Imana yaragize ite? Yari yaravuze. Umuja Ishimayeli ntamaze kuboneka, Imana yabwira ngo uzava mu rukiryi rwanyu, uwo niwe navuze, niwe uzaragwa ibyanyu, uwo niwe sezerano. Haleluya. Rero byatinda byatebuka ntibikagukure mu byizerwa, kuko initurufu Satani akoresha akaza akakubarira imyaka azi no kuyikwereka, wowe niyo utatekerezaga wakaza akayikwereka, akajya kubwira ngo genda muri miriwari irebe. Ubu uratategereje kurambagizwa, reba iyo minkanyari, reba ukuntu uri gusa. Ubwo rero nawe ngo Imana izaguha urugo. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ariko nshuti z'umusaraba, izi ntwaro Satani akoresha, icyo ashaka ni ukukwiba cya kibitsanyo cyiza wahawe. Ntugire ngo hari ikindi. Rero gerageza kurinda icyo kibitsanyo wahawe, ukirindisha imbaraga z'Imana yatanze muri twe, kuko yaduhaye imbaraga zo gukandagira, zo gusenya, zo kubaka ibyo dukwiye kubaka no gusenya ibyo dukwiye gusenya. Nibiza bije bikakwereka Satani akakubarira imyaka, umubwire ngo Imana yanjye niyo kwizerwa. Uyibwire ngo imyaka 1000 kuri twe ni umunsi umwe ku Mana. Iyasezeranije nizasohoza, iyasezeranije niyo kwizerwa. Nubwo ndi kubinyuramo, ndi kubicamo, kuko ndi mwisi ukoreramo. Isi ikorerwamo n'imbaraga z'umwijima, isi irimo uburwayi, isi irimo intambara, isi irimo byinshi nawe watondora byinshi cyane. Haleluya. Nzi ko buri wese wamuha yavuga icye, n'undi akavuga icye, n'undi akavuga icye, tugahetura wakwandika igitabo cy'ibigeragezo bikomeye abantu bari gucamo. Ariko ibyo bintu ni cya gikombe cya baka ngo abanzi b'Abisirayeli bajyaga bajya kugitegamo intumbi, kuko bari bazi yuko izo ntumbi iyo bageze ku kizira bituma batajya gutambira Imana. Amen. Natwe niko Satani yaza akadutambika imbere ibyo bintu byose biruhije, bigoye, ibidasobanuka, ibitameze uko wabitekerezaga, byose akabigutambika imbere. Ngo bati rero Imana ushatse
rwose gusenga ntacyo bikumariye, ku cyumweru ntugasenge, kwa mbere ntugasenge, nushake wicare, n'abadasenga babayeho. Imana itugire neza. Ariko reka nkubwire, ijambo ravuga ngo abafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni, iyo bageze mu gikombe cyitwa baka ngo bajye bagihindura ahantu h'amasoko. Haleluya. Ntabwo igikombe cya baka gituma dutakaza ibyiringiro, ntabwo igikombe cya baka gituma twihakana Imana, ntabwo igikombe cya baka gituma dutuka Imana, biragatsindwa. Amen. Kuko bigenda neza bitagenda neza, dukunda Imana kuko yadukunze. Ntabwo tuyikunda kuko yaduhaye ibyo kurya byuzuye, za stoke zuzuye. Tuyikunda kuko yadukunze, ikaduha umwana wayo w'ikinege, kandi ikabitubikiye ubugingo buhoraho. Ibyo gusa. Amen. Haleluya. Ibidukwiriye muri uru rugendo ni ya mpamba y'urugendo bene data bakunda kuvuga. Iyo mpamba izayiduha kugira ngo dukomeze urugendo, ariko reka nyir'urugendo azi impamba igukwiriye n'igihe cyo kuyiguha. Wimwitotombera, wimwivovotera ngo kubera ko iki ngiki, ahubwo tegereza buri kintu cyose mu mwanya wacyo azajya kiguha, kuko azi ko ugikwiriye. Imana itugire neza. Twongere twisubizemo imbaraga, twongere tumenye ko Imana yacu ari Imana yo kwizerwa ibihe byose. Amen. Satani akaza kereka abantu ibitandukanye n'ibyo bari bategereje, kuko niko kazi ke. Hari igihe unyura mu bintu bikaba bihabanye n'ibyo wari utegereje mu by'ukuri, ariko kuba uri kubibona gutya ntabwo bisobanuye ko bya bindi Imana yavuze bitariho. Haleluya. Ariko ibyo biraza tukabitsindisha ko Imana yaduhaye ikinyuranyo kibi. Ibi ndabizi, nzabirenga ngere ku cyo Imana yamvuzeho, ngere kuri wa mugambi Imana yangambiriyeho. Nge ntanabizi kazi kawumbwira, ikambwira ngo mwana wanjye nzakuzengurutsa amahanga, mwana wanjye nzakugira ukomeye, mwana wanjye ntuzakorwa n'isoni, nzaguha urubyaro rw'umugisha, nzakororotsa, nzaguha umuryango ukomeye. Ibyo ngibyo ni ibintu Imana yatugambiraho tutabizi. Rero dukomeza dusenga Imana yacu kuko ariyo gusenga ibihe byose, tugategereza twihanganye imigambi yayo ku buzima bwacu, dukora icyo tugomba gukora, dukiranuka, tugenda mu nzira. Uru rugendo ntabwo tuhagaze, turimo turagenda, kandi tuzi ko finali yarwo ntiturayigeraho. Nitugera kuri finali niho ibi bintu byose bidutesha Satani aza akabitugotesha kugira ngo dutsindwe. Reka mbabwire, niho ibyo byose bizarangira. Satani namara kubona yuko wazirikanye ko ibintu unyuramo ari bigomba kubaho, azaguhunga. Bizaza uzabitambukamo nk'uko bisanzwe rwose, abone ntacyo bigukozeho. Ariko natangira kubona uri kugereka akaguru ku kandi, ijambo ryatambuka avuga ati ariko imitwe iba hano, oya, bizatuma uba stable, wicare usenga Imana. Kuko Imana usenga aha niyo uzasenga muri Zayoni, ni Imana. Hose ni Imana. Amen. Hose ni Imana. Hari ikindi kitari Imana? Iyo uzagenda ukavuga utuye aha naho biranze reka ngende, umuntu agahora yiruka, ngo ari gushaka aho Imana isubiza. Imana irakora, Imana iravuga, Imana irasohoza, ariko isohoza mu gihe cyayo, igakora mu gihe cyayo. Tuza ube umukristo mwiza, ube umwizerwa, ube ukora inshingano zawe, ukora icyo ugomba gukora, ukiranuke, utegereje ibyiringiro bizima tuzahishurirwa. Ariko uzirikane ko ukiri no mu isi hari neza y'Imana izagenda ibakuruwe kugira ngo ubashe gukomeza urugendo. Rero ibi bintu bibiri biri mu bintu bituma abantu benshi batandukanye twabonaga, hari abo muhurira mu muhanda barabaye abasinzi ruharwa, abandi mugahura avuga ati reka iby'iyo Mana ngiye narabirambiwe. Ariko reka mbabwire, Imana niyo itugize, turiho kubera Imana, twabayeho kubera yo. Niyo yavuze ngo ibi bibeho bibaho, niyo iturinze, niyo itubera amaso. None si yo Mana urumva aho wayihungira ari? Wayihungira he? Hariya se mu nzoga niho hari Imana? Inzoga nizo zizakurinda, nizo zizagukomeza se?
ubusambanyi se nibwo buzakugira uw'igitangaza? Oya, Imana turiho kubera Imana, tubayeho tuzanamo kubera yo, kandi Imana niyo byose kubizera. Mureke dushikame dukomere. Iyi mitego ya Satani n'izi ntwaro za Satani, impamvu twiga ijambo ni ukugira ngo tumenye, dusobanukirwe, niturangiza dufate ingamba z'uko natwe dukwiye guhagarara. Ibigeragezo ntibizabura, ariko se ibigeragezo bije kunkura ku Mana? Amen. Ahubwo bikwiye kunsunikira ku Mana, nkavuga ngo Imana iri kumwe nanjye, nzi ko byose biranesheka. Ariko nzi ko ntari kumwe n'Imana byanyica ngapfa burundu. Ariko kuko ndi kumwe n'Imana, yavuze nk'uko umuhanuzi Yesaya yahanuye, avuga ngo ntutinye, nuca mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzagutwika. Avuga ngo ntutinye. Haleluya. Ibyo byose tuzi ko tuzabinyuramo turi kumwe n'Imana, bizatambuka kandi tuzavamo ntacyo bidutwaye. Dusohorere mu byiza byose Imana yaduteguriye, kandi ku iherezo rya byose tuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze. Dukomere mu byizerwa, dukomere mu gakiza. Ubuntu twagiriwe ni ukuri, urukundo twakunzwe n'Imana, natwe turugundire, ntirikagire ikintu na kimwe cyabidutesha. Imana y'amahoro rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.